Mbese nawe wemeranya n'imvugo ivuga ngo gutanga bizana umunezero kuruta guhabwa? Bimwe bavuga mu mvugo y'uruzungu ngo it's better to give than receive. Ntujya wumva se abantu bavuga ngo amafaranga yagura inshuti ariko ntiyagura urukundo? Mbese buriya tugomba kwiberaho gusa cyangwa ahubwo ubuzima bwagakwiye kugira igisobanuro nyacyo mu gihe abantu bose babayeho neza? Tekereza uramutse uri nk'umutunzi ufite ubushobozi bwo kuba watunga abantu 1000 bose babi wawe, barya bakananywa icyo bifuza, bakambara uko bifuza, urwaye ukamuvuza, mbega ukabafata neza uko bishobotse nk'uko wafata abana bawe wibyariye. Noneho ibibazo uri umukire umeze gutyo, noneho mu gace utuyemo ugahora wumva impinja n'abana barira kubera ababyeyi babo babuze icyo babagaburira. Hari bamwe bemera ko amafaranga atabasha kugura urukundo ariko ashobora kugura umunezero mu gihe yaba yakoreshejwe neza. Abantu benshi batekereza ko igihe umuntu yakoreye amafaranga menshi ari byo bimufasha kunezerwa. Gusa ubushakashatsi bwagaragaje ibitandukanye n'ibi. Michael Norton ubusanzwe yigisha amategeko y'ubucuruzi muri kaminuza ya Harvard. Uyu mugabo uburyo yumva amafaranga bishobora kuba bitandukanye cyane nuko abantu benshi bize ibijyanye n'amafaranga bayumva. Avuga ko kuba umukire ubwabyo bitazanira umuntu umunezero, ahubwo ngo umuntu anezerwa mu gihe yafashe amafaranga akayakoresha mu gukora ibikorwa binezeza abandi. Kugira ngo Michael Norton yemere ibi ntago byamwizanyemo gutyo gusa, ahubwo yabanje kubikorera ubushakashatsi. Yafashe abanyeshuri 622 biga muri kaminuza ya Harvard, hanyuma agenda babaza uburyo bakoresha amafaranga babona. Hatagendewe ku mubare w'amafaranga buri umwe muri aba banyeshuri yinjiza, yabonye ko abantu bafata amafaranga yabo bakayafashisha abandi bantu mu bibazo bitandukanye bafite, cyangwa se babona ko baba bayakeneye mu buryo runaka, wenda nko gufata amafaranga yawe ugafasha nyokora umukennye ukamugurira nk'ibyo kurya azakoresha mu gihe runaka we n'umuryango we, cyangwa gufata amafaranga ukayafashisha umwe mu nshuti zawe uri mu bitaro urembye cyane, akabasha kubona ubufasha bwisumbuye mu buvuzi, gufasha umwe mu baturanyi bawe ukaba wenda wamwishyurira nk'abana b'amashuri, guha umwe mu nshuti zawe impano, gutumira inshuti zawe ukagura amafunguro meza n'ibinyobwa bakunda hanyuma mugasangira n'ibindi nkabyo. Ngo abantu babikora gutya ukunze gusanga babaho banezerewe. Naho ngo abantu baba bihugiyeho gusa amafaranga babonye bakayakemuza ibibazo byabo bwite, ngo ukunze gusanga babaho batanezerewe ugereranije n'abantu bafata amafaranga yabo bakayafashisha abandi. Indi nyigo ya kabiri Michael Norton yayikoreye ku bakozi bahawe amafaranga y'agahimbazamusyi, amwe bita bonus, kuko bitwaye neza kuruta bagenzi babo bakorana mu kazi mu mpera z'umwaka. Mu mafaranga aba bakozi bahawe nk'agahimbazamusyi yari hagati y'ibihumbi 3 kugeza ku bihumbi 8 by'amadolari y'Amerika. Hashize igihe kingana n'amezi 2, Michael Norton yagiye abaza buri umwe muri aba bakozi uko bakoresheje aya mafaranga bahawe y'agahimbazamusyi. Mu bo yabajije bose yasanze abantu bagiye bakoresha amafaranga yabo mu gufasha abandi baragize umunezero mwinshi, ariko abakoresheje aya mafaranga yabo mu kwikemura ibibazo bibareba gusa nta wundi muntu bafashije, ngo nta munezero aya mafaranga yabazaniye. Ubundi bushakashatsi uyu mwarimu yakoze yabukoreye ku bakinnyi bo mu ikipe ya basketball. Yafasha abakinnyi abaha amafaranga, hashize igihe kirekire aza kuzagaruka abaza aba bakinnyi uko bayakoresheje. Yaje gusanga abakinnyi bagiye bakoresha aya mafaranga mu gufasha abandi no gusabana nabo yarabashije kubagarukira, mbega nka kwa kundi ufasha umuntu nyuma nawe akazagufasha. Ikindi ngo aba bakinnyi bakoresha aya mafaranga yabahaye bakayasangira cyangwa bakayafashishamo abandi, ngo byabazaniye ubushuti bwinshi hagati yabo. Ikindi ngo bibazanira umunezero. Naho abandi ngo bakoresheje ayo mafaranga mu bibazo byabo bwite, ngo nta nyungu babonye muri ayo mafaranga, yaba kuyabyaza andi, kubona inshuti cyangwa kunezerwa. Ubundi ngo yafasha abantu bakibyiruka abasaba ko yabakoreraho ubushakashatsi, bamwe muri bo baramwemerera. Dore ubushakashatsi yabakoreyeho uko bumeze. Yafashe amafaranga ayaha abana, hanyuma basaba ko bagura icyo bashatse bo ubwabo ntawe bahaye, cyangwa bakagira undi muntu bagurira. Aha buri wese yari afite amahitamo yo gukora icyo ashatse, kugira uwo agurira cyangwa kwigurira ku giti cye nta wundi muntu aguriye. Nyuma yo kubigenza gutya, yaje gusanga abana bafashe aya mafaranga yabahaye bakayasangira na bagenzi babo ari bo banezerewe kuruta babandi bariye aya mafaranga bonyine nta wundi bahayeho. Binasa n'ibyo undi mushakashatsi witwa Elizabeth Dan yakoze igihe yari arimo gukorera impamyabumenyi y'ikirenga mu mitekerereze ya muntu muri kaminuza yitwa UBC
cyangwa University of British Columbia. Ubushakashatsi bwe bwari bugamije kumenya ukuntu umuntu yakoresha amafaranga ye bikamuzanira umunezero. Yafashe abanyeshuri 46 abaha envelope zimwe zirimo $5, izindi zirimo $20. Nyuma yo kubaha amafaranga yabasabye ko bayakoresha uko bashaka. Nyuma yaje kubona ko abantu bakoresheje aya mafaranga yabo bayafashisha abandi cyangwa bakayasangira na bagenzi babo ngo bari bishimye cyane ugereranije na babandi bafashe amafaranga bakayabika cyangwa se bakayaguramo ibintu byabo bishakiye nta wundi muntu bayahayeho. Mu banyeshuri bari bishimye kubera ko amafaranga babonye bayahayeho abandi bari mu byiciro byombi. Ibyo babonye envelope zirimo $20 n'ibyo babonye envelope zirimo $5. Ikindi cyatumye umushakashatsi akoresha amafaranga atandukanye mu ngano yagiraga ngo arebe niba kwishima kuko watanze bigira aho bihurira n'ubwinshi bw'amafaranga watanze. Ariko yasanze igikorwa cyo gutanga ubwacyo aricyo kizana umunezero ubwacyo kuruta kuvuga ngo hatanzwe byinshi cyangwa bike. Professor Stephen Joseph ni umwarimu wigisha muri kaminuza ya Nottingham iherereye mu gihugu cy'Ubwongereza, izwiho gukora ubushakashatsi cyane ku mitekerereze n'imibanire y'abantu. Professor Stephen Joseph avuga ko amafaranga agira agaciro cyane iyo yakoreshejwe mu kubaka imibanire myiza hagati y'abantu kuruta kuvuga ngo umuntu yiswe umukire kuko afite amafaranga gusa ariko nta wundi ayafashisha. Dalai Lama wa mbere ni umuyobozi ukomeye utwaye ukwemera kw'abayoboke bo mu idini rya Buddhism. Mu gitabo kijyanye n'imyemerere y'iri dini yanditse avuga ko umunezero w'umuntu uva ku bandi. Ngo umuntu we ku giti cye ntago yihagije kugira ngo anezerwe nubwo hari imvugo zishobora guhakanya ibi. Mahatma Gandhi, intwari y'amahoro ku Bahindi, avuga ko umunezero wuzuye umuntu awubona iyo uturutse ku bandi bantu banezerewe bimuturutseho. Ibi bigaragara byanditse mu magambo y'Icyongereza agira ati "The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others." Uretse kuba dufite ubushakashatsi bwinshi bugaragaza ko gutanga ari byiza kuruta guhabwa, hari n'abandi bantu benshi bagiye bakora ibikorwa by'ubutwari bagarutse kuri ibi. Nka Martin Luther King wagize uruhare rukomeye mu kurwanya ubucakara, nawe yavuze ko imbaraga zamugize uwo ari we ari ukwemera guharanira umunezero w'abandi kurusha uko yaharanira umunezero w'ubwe. Ko tubonye ko umuntu aha abantu bake yewe atanatanze byinshi bigatuma agira umunezero, noneho uramutse uhaye abantu benshi kandi ukabikora ubikunze byakuzanira umunezero ungana iki? Ibaze noneho gufasha abababaye twese tubyumvishe gutyo akaba ari wo munezero wacu, tukabikora mu buryo buhoraho kandi tubyishimiye. Ushaka kumenya byinshi kubwira ubujyanye no gutanga, wazasoma igitabo cyitwa Stories and Science Behind the Life-Changing Power of Giving, cyanditswe na Jennifer Santi. Muri iki gitabo uzasangamo imbaraga zidasanzwe ziri mu gutanga utizigamye. Kuko burya ikintu gituma tugira neza ntibituzanire umunezero nuko dutanga twigengesereye, tugatanga ibyo natwe tudakunda, tugatanga tutishimye, tugatanga uyu munsi ejo tukabihagarika n'ibindi nk'ibyo. Ku isi buri muntu agiye akora ibyiza abibanjirije kuri mugenzi we, inzara n'inzangano byazaba amateka. Ntago twabasha gufasha buri muntu wese, ariko buri muntu wese afite uwo yabasha gufasha. Igice cya mbere ku nkuru zigisha ubumuntu naha tugihiniye. Niba utarakora subscribe wayikora kandi ukanasangiza abandi izi nkuru nziza ku zindi mbuga nkoranyambaga nka WhatsApp, Facebook n'ahandi, urabuteye inkunga ibikorwa byo kubaka ubumuntu mu bantu. Turabashimiye kuba mwadukurikiye. Ngiye mwumvaga nitwa KAYISHUNGE Etienne. Murakoze. Iyo wize neza urasobanukirwa. Iyo usobanukiwe umenya neza icyo ushaka kuzageraho ukanamenya inzira izakikugezaho utayobaguritse. Niba urangije icyiciro rusange cy'amashuri, nkwitiyemo kwiga mu ishuri ryitwa ITS Kigali riherereye Gasogi, baguha ubumenyi mu myuga ijyanye n'igihe, ureke guta umwanya ushakisha aho uzajya kwiga. Bafite amashami nka Computer Science, Tourism, Culinary Arts ari byo kwa guteka bya kizungu, gufotora no gukora filimi zigezweho. Ibaze ishuri rigushakira stage, bagafasha n'abanyeshuri batsinze neza kubona akazi. Buryo uziga umwuga muri ITS Kigali, wabahamagara kuri 0786 77 46 34. Ihutire kwiyandikisha kuko abanyeshuri bakeneye kwiga muri ITS ni benshi.